akamenya ko asize se na nyina, akibanira n'umugeni yakoye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndanezerewe cyane kubw'iyi ndirimbo. Meze nk'umuntu wakumbuye ururembo rwera Yerusalemu, kandi sinenda gutaha vuba, nicyo kibazo. Ariko ubwo umuntu wenda kugenda n'udutangaye uzabaramutse. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 6 umurongo wa 6 niho tugiye kuganira. Yewe ugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana nitwa Nyirabagenzi Alice. Ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 3. Mba muri uyu mujyi wa Kigali. Ndi umukristo, ndi umunyarwandakazi. Ndumva bihagije, iyo myirondoro yabihagije. Indi tuzayivuga tugusanze mu biro, niho tuzayivuga. Umunsi tuzagusanga muri biro niho tuzayivuga. Ariko ndanezerwa cyane iyo mpagaze hano. Imana ishimwe cyane. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 6 umurongo wa 6, aravuze ngo icyakora koko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Reka dusubiremo. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Niyo magambo tugiye kuganira. Naho ngerageje gusoma, ariko tugiye kuganira aya magambo y'Imana. Niyo Imana dushyize ku mutima, kandi biraza kugenda neza. Ndabizi biraza kugenda neza, ndabizi biragenda neza. Iyi somo turaza kuribonamo kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe. Tuze gusanga harimo n'inyungu. Ifite ibintu byinshi bikomeye bikenewe. Kubaha Imana, kugira umutima unyuzwe, bibyara inyungu nyinshi. Noneho sindi butinde ku nyungu cyane, ndi butinde kuri iki kintu cyitwa kubaha Imana ndetse no kugira umutima unyuzwe. Yewe abarokore kubera ko ari bombamo cyane nibo nzi. Iyo umuntu aba mu bantu arabamenya. Iyo uba mu kabari umenya abasinze. Waba mu bafundi ukamenya abafundi. Ariko giye nkunda kuba mu barokore cyane, nibo nzi. Ndabazi, turaziranye kuva muri 92 mbinjiramo, kuko nabinjiyemo mbabaye. Njye naje mu barokore mbabaye. Nari mfite ihungabana riva kuri byinshi, cyane cyane n'imiryango, riva ku bantu kwa. Ninjira mu barokore ntazi ko nzashoboka. Ngize Imana ninjira mu bantu bashobotse, bituma nshoboka. Iyo ninjiye mu barokore nje kwiba kugira ngo ndebe ko mama yarya. No mu bintu byanteraga izo ngeso kwari kugira ngo mama arye. Ngize amahirwe Yesu ahita mfatiramo, ampa agakiza, kangiriye umumaro. Ibintu byose ngezeho mbikesha agakiza. Kamvuye umwaka wo mu gisekuru cya 6, kanyambuye isura mbi, kanyambika inziza, kampuje n'abantu bampemba nabyara, kampuje n'imiryango ifatika,
kampuje n'uburere bwiza. Agakiza. Ndanezerwa cyane kumva ndi umurokore. Wowe wavukiye kwa pasiteri ntiwumve imvune zo gukorera Satani. Ni nayo mpamvu iyo tugeze aho tuvuga ngo Mana aho wankuye dukata umuziki tukabona uratureba nk'ushaka kudufotora. Ariko ahantu Imana yadukuye, yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye mu bintu byanteye ishaba. Agakiza gatera ishaba wese. Ubu nari kuba ndi iki? Kuba ndi nk'imbwa, kuba nsa nabi, nari kuba ndi agakecuru, nari kuba maze gufungwa nk'inshuro 20 kuko nari umunyangeso mbi. Nararwanaga umuhanda nkawufunga, n'abasipegiteri batsaga za moto zabo nkarambika inkoni mu nzira ibeshyuye irenge. Nari kuba maze gufungwa inshuro nyinshi, nari kuba naramenaguritse imisaya kubera inkoni. Icyakora koko kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Kubaha Imana, abana Imana imaze kumpa nabyaye bavuye mu kubaha Imana muri aka gakiza. Urugo Imana yampaye rwavuye muri aka gakiza. Ubu siyo ntakizwa koko nari kuzingukira hehe kujya bari baranzinze. Baravuze ko ntazashaka n'umugabo akanka nkamutegereza imyaka 11 yarankoye. Kubera kuba muri ibi bintu by'agakiza, Imana inyereka aho nazingiwe njya kwizingurayo. Kubera akagakiza menya uko bubaka urugo nta masenge wangiriye inama. Kubera akagakiza menya uko mbana n'abarokore b'incakura bamwe n'indyarya zimwe. Agakiza kanyereka uburyo nabana nawe uri incakura tukarambana. Agakiza kanyereka uko nabana n'abantu beza nanjye nkamubera mwiza tukarambana. Akagakiza kanyigishije byinshi Imana. Akiza karangaburiye, kanyurije indege ibihugu ndi kubigenda n'uduhugu. Agakiza sunda abantu badakijijwe bameze bate? Badakijijwe bameze bate kwe? Agakiza gatuma mpumunikana n'Imana ikambwira ibigiye kumbaho. Agakiza gatuma ngirana ubusabane n'Imana ikangirira icyizere ikantuma muboroheje n'abakomeye. Mu bintu byangiriye byanyoheye Imana no mu byerekeranye n'imirire ngira peti, ariko nta kintu kintera peti nk'agakiza. Yesu we, akiza katumye nshobora urugo, ashobora kubaha umugabo. Yesu we, hamugera imbere nkaca bugufi we, n'amahane n'ubushizi bw'isoni bubaho mvuka. Ariko agakiza kanyereka uko babigenza. Icyakora koko kubaha Imana, kubaha Imana ni ibintu ugomba gufatanya no kugira umutima unyuzwe. Hari abantu bagira umutima unyuzwe ariko batubaha Imana. Hari n'abantu bubaha Imana ariko ntibanyurwe, kabona byabaye too much. Aha ni ibintu bibiri bigomba gufatana kugira ngo bivemo inyungu. Shaka ko tuvugaho rero ikintu cyitwa kubaha Imana. Hari abantu bubaha Imana ariko kabona biracuritse nabyo ntibayubahishe. Kibaze se ibi byo biraza kuvamo gute? Arayubaha ntayubahishije. Mu banyamahanga ntibazi nimba akijijwe, kandi akavuga ati jye nubaha Imana. Umugabo umwe witwa Yona, ariko mumbabarira gato mpagarare hano kubera ikibazo nuko ndesha nyine si nabyo ndabishimira Imana. N'ubu sinzi aho byavuye ukurikije injerekani nikoreye imvoma ahantu umuntu agenda amasaha 2. N'ubu burebure sinzana Imana abunkuriye. Imana irashoboye. Ngiye navomaga injerekani 10 bari bushigishe nkavomera rubariro nkayuzuza kandi ari ahantu ugenda. Yesu ndashimira Imana ko nta n'impfundiko ngira ukurikije imisozi nazamukanagamo amazi n'ibiti nikoreye no twubaka urusengero rwaho
rwahonzwe n'ubu burebure sinzi aho bwavuye pe kwa kundi Imana ivuga iti reka basi nkurambure ariko nkunda no gukora siporo nkajya mu byuma nkikwedura mbega nkajya mbwira Lionel ntinzamuriraho gace mwana ndebe ariko ndashimira Imana ko yampaye n'abana barebare basa Yesu we ariko nukumeze ntacyo bitwaye kuko abantu bameze gutya baraberwa bagira roho nziza ntiyanyerera ngo yikubite hasi n'ubundi aturanye n'ubutaka hari umutekano bindindira bamenya kwiruka ubu nirutse ntiwanshikira mfite uburyo ngira gutya ngita nshyiramo vitesse ya mbere ndiruka na Lionel muri siporo nkamuzigatiza uko mamaze kwiruka wana ibi byose rero iyo bifatanije no kubaha Imana ndikimama cyubaha Imana nta mitsingi nywa nta primus akoma umera Imana icyubahiro Imana irashoboye iyi Imana nampamagaye ndi umuherereze nkunda guteta niyo mbona nta unetesha ndiyaranja nkitetesha hari abantu usanga barashinze ikinyo ku kindi wanaseka tugura haze wanabyina turi gushaka ifasi y'ifiriti nabyo biba birimo gutambira Imana no gukoreramo siporo no gushaka aho tubishyira kuko byose biba bivanze ntabwo tubarenganya rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana erega nsetse vuba nukuri apotre nsetse vuba nari narasiritse Imana impagakiza kavanze n'umunezero ubu nta roho mbingira n'umudogiteri unkurikirana umutima wanjye ugenda neza nta bintu ntabyo nta mushihangira nta muntu nanga uko ubona meze nk'uko Imana ijaka rwose hanyuma rero tugiye kwiga ijambo ngo kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi kandi iyo umuntu atanyurwa biri mu bintu bitera n'indwara yitwa pressure uhora uri muri birashize ejo nzarya iki umwenda wacuye n'umwe agakweto kabaye kamwe iyo umuntu atanyurwa bitera pressure uzi ko hari ibyaha bitera umutima hari ibyaha bitera umutima nko kutanyurwa nko kutihangana nko kutagira urukundo ugahorana ibintu by'inzangano ari abarokore barwaye indwara z'umutima kubera rombi bigirira yose kutuza hasi twaza tugashyiramo n'umuziki tukavuga tuti hypertension na hypo na bya diabete na bya byose tukaza tukabifonyangira mu muziki naho ugahagarara gutya kandi unywa ibisukari nta siporo nakora sinzi n'ukuntu uzarama icyakora koko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe iyo na rero umunsi umwe yigeze gucanga abantu ati genda umuheburayo wubaha Imana bati tugiye wenda umuheburayo wubaha Imana CV yawe se nuko tukubona ko bitaza guhura Uwiteka yari yamutumye Nenewi arakata gitarushishi kubera impamvu za roho mbi yari imufasha mu kanya gato yo kumva ataburira abantu ngo bakire muzi ko hari n'umuhanuzi ushobora kuguhanurira n'abakoresheje amarangamutima ye akakubikamo ubwoba kandi atari Imana ivuze muremera ko hari n'umuhanuzi ushobora kuguhanurira neza kubera amarangamutima ye kandi atari Imana ivuze basi ukajyana nako kamorari ukajya kuburana uvuga uti ubwo bihanuwe mu izina rya Yesu bisohoza ujye gukurikirana uwabivuze wamugufata ku gakanu gakubita hasi yewe nsohoreza yabivuze mu izina ryawe ndakurikirana izina yabivuzemo kandi bikarya Yona yanga gukata ajyaho abwiwe yikatira gitarushishi ageze mu bwato yigira nyoni nyinshi yigira umurokore kwa kundi abantu bijijisha bakakana ko ari abarokore kandi byarabacangiye muri rompo bigeze hagati Uwiteka ati rero ibintu nagushyizemo ntabwo ari ibintu nahomba ndi Uwiteka ndabikurikirana intambara iravuka mu nyanja ubwato bukora impanuka kugeza ubwo bavuga bati reka basi tugabanye ibintu birimo batariko hano umuntu hano tureba tukamwibazaho arasa n'umuntu w'Imana kandi tukabona atariko ko tubona ari wowe ushobora kuba uteje ibi bintu uri muntu cyatinda umuheburayo wubaha Imana
kandi yari yashizemo akadoze ko kubicana. Umwe atanga igitekerezo aravuga ati niyo umuntu ntagiye gutuma dupfa, yubahaga Imana ariko ntiyayubahishije, bamujugunya mu nyanja, nawe abisabye ati munjugunye mu nyanja iratuza. Uwiteka Nyiringabo akora ikintu cyiza nk'uko yabigambiriye, ategeka urufi ruri mu yandi mafi, ahamagara urufi ruri mu yandi mafi. Abahanga bavuze ko uru rufi rwamize Yona ni urufi rwitwaga kasharo. Kasharo ni ubwoko bw'ifi iba nini, ngo ari ifite toni 78. N'ifi iba nini itagira aside mu nda, kandi ifi ikunda koga ijya imusozi. Uwiteka bari yahamagara aravuga ati bumumbikiye nk'iminsi 3 nganirire nawe mu nda y'urufi, kandi nkugiriye imbabazi nguteretse mu nda idafite aside. Ariyo mpamvu ibera mu kigeragezo bakabona uri kugimbiramo indirimbo nuko nta aside gifite. Ariyo mpamvu babona ugenda unyuzwe nuko umeze, nuko ikigeragezo urimo nta aside gifite, ntiwakigwamo. Donc ni ikigeragezo wahimbiramo indirimbo. Narinjye gutera rero nibuka ko mwateye nyinshi. Nagize ikigeragezo mbyara umwana wa mbere cy'ubukene, nshaka kujya gusenga ntafite icyo muhekamo, ariko ngifite bya bitenge batahana mu bishyingirano, ariko mfite n'akagoma, ikigoma baguna icyo nari ngifite. Hanyuma ndavuga ni uko biri kose nkurikije ukuntu nimereye ngira umutima unyuzwe, kanze mpimbe style mu rwego rw'ubukene, mpimba style oguye ku mwana mu rwego rw'ubukene. Fata igitenge kimwe nkagikenyera iribaya, nkafata cya kigoma nkagunira mu gitenge ngaheka mu mwana, ubundi ngasokoza gasatsi. Igitenge kinaheka neza ntigikweduka umwana bashyigikiwe. Nabikoze ku cyumweru cya mbere, ku cya kabiri, ku cya gatatu mbona abagore bose babyiganye, dore ko bagira yongeseho kwigana. Mbona bibaye style mu rusengero, nabana hano mana urakoze unyiciye iperereza, unyingiye ikibaba, bazajya kumenya ko byari byarancanze mu gihe nzabivugira. Aho nari nibereye mu kigeragezo kidafite aside. Kigeragezo kidafite aside ukora ivuga butumwa abantu bagafashwa, kandi uri mu kigeragezo kidafite aside. Icyakoze haleluya, icyakoze koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe. Umugabo yigira mu nda y'urufi, aratangira ati ku izina rya Patiri na Mwana na Mutagatifu. Amarangamutima ye yagaragaye nyuma. Bibiliya ivuga ngo ubwo umutima wiheberaga mu nda y'urufi, natakiye Uwiteka aranyumva ari mu rusengero rwe rwera, nuko ategeka urufi runduka imusozi. Ageze imusozi Uwiteka mumereza urufi. Sibyo nagendereye, ndi ku kintu cyitwa kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe. Ni ibintu bigomba kuba nk'impanga mu buzima bwawe. Waba uri umusore ugeze mu myaka y'ubugimbe, waba uri umukobwa ugeze mu myaka y'ubwangavu, ibi ni ibintu ugomba kurenza ku mashereka mama yakonyeje, ukakubaha Imana ugashyira no kugira umutima unyuzwe. Ibi bintu bizatuma uca karanda yaho uvuka, ni wowe uzaba umukire mu muryango. Cyama abantu bakumva icyo ndi kuvuga. Ibi bintu bibiri byagukuraho ibicaniro byo kwa sokuru no kwa sokuruza, kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe. Abana b'abahungu barabijyanye mu gihe bari babanyaza ari abanyagano, bameshake Saduraka na Abedenego na ba Daniyeli, babajyana ari abanyagano babageza mu gihugu. Bari abahungu beza bafite uburanga, ariko bafite kubaha Imana muri bo no mu maraso birimo. Hari ukuntu wumva birimo no mu maraso, ukumva bibiri gutemberamo, ukumva byakugezemo. Muri ibyo navuze ati ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu ngingo, ndamwumva mu mutwe, hose mbamwumva. Niyo ugenda ubu byumva, kandi iyo ngenda banumva ni nk'igifaru kigiye guturikana ibintu byinshi, kuko kubaha Imana bindimo, kugira umutima unyuzwe numva ntacyo umutima unshinja, numva n'ibizimu ndimo ngenda mbifungira mu maduzeni nohereza kuzimu, kuko hari ubutwara umuntu aba arimo. Iyo wubaha Imana ugirana umutima unyuzwe, ukora ibyo abandi bantu batareba. Mu isi y'umwuka kugenda ugira ibyo uhitama, genda ugira ibintu uhitama n'ibindi wubaka. Haleluya.
bageze i Babuloni barakundwa mu rwego babaha amazina y'ibigirwamana byabo. Bagera mu rwego bahabwa icyubahiro kirenze igikenewe, ariko bafite ibyo batagetinze. Hari imana mu kibaya cya Dura yabajwe n'amaboko y'abantu. Za mana zaje ubu tutemera, ubu nino nabonye zarahageze. Za mana zikora ibintu bidafite garante. Se muzi ko habaho ibitangaza by'Imana n'ibitangaza by'abantu. Ibyo bibaho, ndabona ari nabyo bishaka gusa naho bishaka kumenyekana cyane, ariko aka kanya ndongenda bimanuye. Nige ushinzwe kumanura amadarapo y'abantu bigize Imana atarizo. Toka kwa General Yesu. Tuko iki gihugu cy'u Rwanda kirimo abagore, nige uhagarariye abagore b'abanyamwuka. Kuvuga ngo izindi mana zitari yambukije Abisirayeli, zitari yambyaje baravuze ko nzapfa nabyaje, zitari yankuye kwa Karisa namba agatimba baravuze ko nzahaye. Izo zose zitesheje agaciro nageze kuri uyu musozi, zitesheje agaciro. Haleluya, haleluya, ha ha. Haleluya, haleluya. Bendera rya Yesu. Haleluya. Hari yaciye inyanja mo kabiri, nta muyede nta mushino uhageze. Ikora umuhanda mu gihe gito, yusenya mu gihe gito. Hari yatanze ibiryo i Samariya, umugabo ashatse kwivugiramo aravuga atumva we uzabirebesha amaso ntuzabirya. Hari yabyaje Sara atagifite ibimenyetso byo kubyara. Hari yabyaje Hana Penina yarazanye amatiku. Iyo ni ya mana, iyo ni ya tuzubaha. Itakora ko kubahiye Imana, iyo yubakiye Imana nayo irakubahisha. Sinshaka kuzongera kumva izindi mana mu matwi, nanjye ndabihakanye ndumugore. Sinshaka kuzongera kumva hari ibintu bitiranya n'Imana, hari ibintu nashaka, ubundi ibintu nashaka n'Imana bitabishaka, kuko nige mugore uhagarariye Imana mu isi. Hari ibintu numva kandi ijuru niriba ribyumva, nige mushiki wa Eliya wita Ishubi, nige uri gukora mu kigo cye. Hari ibintu nemera, ibintu bashaka gukora bagashaka kubikingiriza Imana yanjye kandi atariyo yabikoze, bagashaka kubiyitirira atariyo yabikoze. Ndabishoye izina rya Yesu, kuko agenda umufatanyabikorwa n'igihugu cy'ijuru. Mbiheshwa n'ijambo rivuga ngo ubwo dukorana nayo turakorana. Ibyo nanze mu mujyi wa Kigali biba byari, ubu n'umuntu ashaka muri uyu mujyi mfite uburenganzira bwo kumusubiza aho avuka. Niba mpamagara polisi, ubwo burenganzira ndabufite 100%. Haleluya. Hari uburenganzira ngendana nawe n'ubwami bw'ijuru bwo gufata n'abarozi. Wanatinda gato kumvira ijambo ry'Imana, ukumvira ingumi Imana y'amazi. Amina. Abayezira, abasaza banjye bayezira baravuze ngo ubwo dutunzwe n'ubwami bitukabona bisuzugurika ngo turebe kubera icyo. Ariko hari igihe ngombwa na jido tukazira kure. Ntabwo tuzagwa mu mugani abanyarwanda bavuga ngo isoni zirisha uburozi. Twe nta soni dufite. Cyo cyatumye Eliya afata umwanzuro, aravuga ati kurikije ukuntu twubashye Imana tukayubahisha nayo ikatwubahisha, nta yindi mana yemerewe muri iki gihugu uretse Imana nyamana. None nta mvura nta n'ikime kugeza igihe nzabitegekera. Bisozwa n'indirimbo ivuga ngo Imana Eliya, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Kandi hari ikintu Imana yenda gukora muri iki gihugu, si kera ni muri uyu mwaka, kugeza ubwo amagambo bavugiye ku itanura rya ku muriro ngo Imana ya Meshaki na Sadiraka na Abedinego utazayisenga azatemagurwa.
kugeza ubwo abantu bazavuga bati Imana yaramye ijuru n'isi. Turayubashye. Hari ikintu Imana ndi kukibona si kera, hari ikintu Imana yenda gukora cyiza gituma izina ryayo rizamuka. Muzakibona n'abanyamakuru bazagikira, ntabwo ari kera, kuko Imana irashaka irashaka kongera gukanga n'umuntu w'umugabo utavugira, reka n'umugabo utavugirwamo, barimo barashaka kwivugiramo cyane. Ni Imana ifuha. Imana niyo nyiravuze ngo ndi haleluya cyane ya ifite ikintu ishaka gukora. Reka ibanze batamazamo gake, abagiye bijijisha bihisha ibanze bantamarizamo gake, banshirira habona. Murebe igikurikiraho. Abera turagiserebura papa. Abera turakoresha iteraniro ryo guserebura ikintu igiye gukora. Turajya tugenda tubyina nta muziki, dore ko twe dufite amahirwe twawirekodinzemo. Niyo udahari turawukata. Nijoro nayo ndimo nkukata n'abana banjye babona biramfashe nyine. Twarangije kwirekodingamo ikintu cyitwa injyana zose. Ariko turi hafi kugiserebura. Ntabwo uyu mwaka ushira tutagiserebuye. Muzamenya ko cyavuzwe kuri ino tariki. Ni kinini kigiye gutuma abantu bavuga bati twongeye kukwikubita imbere. Uri Imana ishoboye byose. Amen. Haleluya. Icyakora koko aba bana b'abahungu babagejeje mu gihugu, batangira no kubarega bati turabonamo bafite ukuntu batubaha boss. Hari Imana yabajwe twese twemera, turabona bazanye umutwe munini, ntabwo barimo bayubaha. None nyakubahwa b'abahungu wazanye, hari amategeko wasinye batari kwemera, ntabwo bari kwemera kubararira iki kigirwamana wabaje. Arabahamagaza, arababaza ati ni iki cyabiteye kutubahiriza itegeko nashyizeho hanarisinya, mukaba mwanze kubararira Imana nabaje. Abana b'abahungu bati ntibishoboka. Reka dukeneye abasore bahamya, dukeneye abasore bubaha Imana, dukeneye abasore bubaha Imana mu rwego Imana ikora. Murumva basaza banjye muri hano, bana banjye b'abahungu, tubakeneyemo kubaha Imana mu rwego ibyo Satani agambiriye biswata. Dukeneye kubaha Imana mu rwego igitero giturutse kuzimu gishaka kubica giswata. Ubikuzimu barikunguje bateranye inama ivuga ngo ingo turazigerereye, tugiye mu basore mu rubyiruko, tubateze kunywa ibiyobyabwenge, tubateze guhunga imiryango, tubateze kunanirana, tubateze kwitera ibishinge, tubateze kuba gutingana. Donc tubahindura ibibura buryo. Bahura n'umuntu bati no muhungu, bati no musore, ko yambaye ijipo ze, ko yambaye ikanzu se, afite n'isakoshi y'abagore n'inkweto z'abagore. Ako hari ibintu bitanahuye. Reka mbabwire, hari ibintu bidasona neza. Mu bintu bidasona neza no kubona umusore wambaye ingutiya. Ibi nabyo biri mu bubuga mbona. Kubona umusore wambaye ikanzu n'inkweto z'abadamu, afite isakoshi, yimakiye, afite ubwanwa. Hari ibintu bidahura. Ntibinababera kuko aha ntaho bafite, ntaho rwose. Murabizi ko mufite taye zimeze nk'umuntu uhunga inkoni. Zirataye ntizambara amajipo rwose. Ntabwo bihura rwose. Uriya muntu azajya kwa se uko asabe, uriya muntu ni umugore, ni umukobwa. C'est pas possible. Satani afite ukuntu ashuka abantu akabacurika ubwonko, ariko ubwonko Satani yacuritse ndabucukuye mu izina rya Yesu. Yiducurikira abana. Satani witwangiriza
abana. Hari amahirwe mwagize twe tutabonye. Mwagize amahirwe yo kugera mu ishuri muri Minerval ababyeyi batanze, ibigo byiza amaprive na leta babishyuriye. Ntabwo mwari mukwiye gutaha mwambaye ingutiya muri abasore. Urize urarangije none ushoje wambaye ingutiya kwe. General Yesu n'icyongereza uzi, n'amasomo wize akenewe kugira ngo ejo igihugu kimere neza, none usoje wambaye ingutiya. Nunyuzwe nuko Uwiteka kugize ngo ukubitemo kositimu utangire wambare nk'umuntu uzayobora, uzaba umuyobozi, wambaye ingutiya nka mama wawe kwe. Izina rya Yesu nzimanganije uyu mwuka wateye, ndawuzimanganije. Abanyamasengesho murahari ngo mumfasha tuzimanganye uyu mwuka. Turawuzimanganije no mu itorero wari warinjiye, turazimanganye uyu mwuka w'ubutinganyi wa General Yesu. N'abakobwa batakinyurwa, turi ku ijambo rivuga ngo kubaha Imana bifatanijwe no kugira umutima unyuzwa. None nunyuzwa n'agatelefone mama wawe yakuguriye niko ashoboye? Ese muzize ko mwe mwagize amahirwe mukavukira i Kigali? Aya mahirwe mwari mugize mwanze kuyabyaza umusaruro. Uziyonza kuvukira i Kigali, iyo mama Margarita mbyarira i Kigali, ibintu nari kumugezaho. Umva n'ivatiri umweru nayo kumugurira, ariko nyine nawe yambyariye mu cyaro aho mbona insina n'ihene. Ndibuka numva no kuragira ihene n'inka no guhinga no kujyana imigoti mu kabande, nuko nyine bibyara umusaruro wo kurya. Ariko iyo nza imyaka mufite, iyo nza kwigira ndi muri uyu mujyi wa Kigali, bana Nyagasani, agatelefone mama wakuguriye nikakunyuze. Hanze aha hari abagabo nabo bazi kubashukisha amataci, akakwicira ejo hazaza wari ugiye kuvamo umuntu ukaze. None hanze aha ngaha hari abagabo bagenda bahunahuna. Akana keza we akana ni keza pe, wagaha akazi mu kampani. Naho si impamvu y'akazi, ahubwo ni impamvu yo kwica ejo hazaza. Abantu babicira ejo hanyu babatera umwaka. Urokotse umwaka w'iwanyu, so na nyoko nibiza wari urokotse umwaka wabo, urangije lisansi. None umugabo uri hari ufite abadayimoni agutera umwaka utigeze ukura muri sekuru koko kubera ko utagira umutima unyuzwe. Utagira umutima unyuzwe bituma uva muri famiye ugiye kuba muri gato ngo wishakashake. Kutagira umutima unyuzwe. Cyakora koko mwihangana umunsi ndi kwigisha, ariko ni nabyo numva umwuka nshizemo muri iminsi. Kutagira umutima unyuzwe bituma umuntu agushuka akwicira ejo hazaza. Kumva ngo wampa ngo nuriya mwenda mbonanye runaka, kandi nabonye n'abagore mwarabyiharaje muhora mu madeni ngo y'ibitenge n'amabaze kubera kutagira umutima unyuzwe. Murimo murafata amadeni atari nayo kujya gucuruza ngo mwabonye ngo runaka ambaye style. Mugende gake mutazajya mubona twana kubisiza style mugire ngo zipfa no kubona umuntu wese. Ibi ni ibintu twameneye amaraso, twinjira mu kunyurwa, twambara umwenda umwe tukajya tuvuga ko Imana yambika. Turya ubusa tukajya tuvuga ko igabura, tugafata isaha yo kuvuga uburyo igabura. Imana itunyujije umugisha mu biganza, nitwitindaho dutinda kubababaye. Imana ibiha agaciro ko twatinze kubababaye, natwe dutindaho. Igihe utazi uriya muntu ibyo yambayeho biva, nyurwa n'ibyo ufite, kubaha Uwiteka kugeretseho kugira umutima unyuzwe, bivamo inyungu nyinshi. Haleluya! Bivamo inyungu nyinshi kugira umutima unyuzwe. Igihe Uwiteka ataraguha akanyama bucungira ku ndagara z'umunyu, unyurwe nazo, usirimbe, userebure. Mfura yanjye muzayibona n'umuhungu w'iboga umunyabwenge kandi wibasha bwonko ndetse no mu bitekerezo. Najyaga nsengera amazi nkatereka ku meza, ni wa mazi ngushyizemo sosoma, ingano,
amasaka, ibigori, isukari, uburo, soya, nguhinduye igikoma kivangiyemo ibyo byose, ngutegetse kwinjiza intungamubiri mu mfura yanjye. Nta mukubita icyitwa amazi asengeye najya ku munzani bati no mwana uyu mubyeyi mumubaze ibyaho umwana we kuki abana banyu batiyongera, akiyongera agasa neza. Kugira icyitwa umutima unyuze bizana inyungu nyinshi mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Tata we cyakora koko abana b'abahungu bati twebwe nyakubahwa ntabwo dushobora gupfukamira ikigirwamana mwabaje n'intoki zanyu. Dufite amateka y'Imana yacu tutari kubona ariko tugomba kubahisha aho batayizi ikazamenyekana nk'itagaragara. Niko Dawidi yavuze ati Imana yacu nubwo mutayibona irahari. Uku turi niko yabishatse ariko irahari. Nubwo mubona kugeragezwa irahari. Irihari no mu gihe twakubiswe irihari. No mu gihe twabuze abagabo irihari. No mu gihe washanje irihari. Irahari. Irihari. No mu gihe utinza kubyara irihari. Ikimenyetso cy'uko ihari nuko ku maternete buri munsi havuka impinja. Ariko nuko habuze kuburwa irahari. Abana b'abahungu bati ntituri bupfukamira ikigirwamana. Nebukadinezari yabaje. N'inyama zaha muri iki gihugu ntituzirya kuko twamenye ko ziterekerejwe abadayimoni. Bashyiraho itegeko rya nyuma. Nimwumva amakondera, mukumva amabuburo, mukumva inanga, birevugiye rimwe mwese mubarare. Bana b'abahungu bati kubaha Imana tuzanayubahisha, izamenyekana bitewe natwe. Iki gihugu cyose kizamenya Imana ya Isiraheli. Ako turakohereza no ku ishuri tuguhaye minerivare, tuguhaye jade poche, tugusapotinza buri kwezi tugusura. Ntujye no kumenyekanisha Imana y'wanyu, ahubwo ugasanga barakuganje. Uza mukanagemo vuga amateka y'Imana y'wanyu. Ni ko umukozi yakubye ibyombo kwa Namani aravuga ati nubwo ufite ibibembe iwacu Mwisirayeli hari Imana yagukiza. Iwacu hari Imana yagukiza. Hari n'umugabo witwa Elisa yubaha Imana yagukiza. Akana k'agakobwa kinjiza Imana kwa Namani. Namani aragenda yibira karindwa ahura n'Imana y'uwabo w'umukozi we, agaruka yakiza ibibembe bitewe n'Imana y'uwabo w'umukozi. None Imana y'uwanyu no kwishura aho tukohereje nta n'iminota 5 urayivuga. Basireka kuyivuga uyubahisha pe ku buryo bavuga ati uriya mwana yubaha Imana. Yibuze ceceka ariko uyubahisha bavuge bati vraiment uko biri uriya mwana dukurikije turebye turabona ibi bintu hari icyo bimara. Gira utya urakoze kwiha icyubahiro. Nebukadinezari ati nimwumva ibyo bivuze mwese mwubararira Imana yanjye. Birasakuza abana b'abahungu basigara bahagaze batya. Ati tugiye kubajyana mu itanura ry'umuriro. Kandi ubwo bari bamaze iminsi babagerageresheje ibishyimbo n'amazi 10. Nta bishyimbo n'amamenwa yabyo iminsi 10. Aribo babyihitiyemo bati mubiduhe cyo kubaha Imana. Tuzemera tubirya ariko Imana yacu yubahwe. Bafata umwanzuro wo kubajyana mu itanura ry'umuriro. Kugeza mu rwego wubaha Imana wanabipfira. None wowe nibisaba kubipfira byana kunaniye. Kandi bamwitorero uryigaburo ryera waje usanga intebe barayikuguriye, mikrofone barayikuguriye, ventilateur bazigushyiriyemo. Mwebwe sinzi bundi bite mwebwe muri bundi muri mu biki. Twe twaje insengero twasengeyemo twe twarazuba urusengero Imana nankoresherejemo ibintu by'ibitangaza. Nararwubakaga tukikorera amatafari twanayabumbye imicanga ibiti mu kabande tukubaka. Mu gitondo twaza tugasanga umurozi uraho hafi yakoresheje imbaraga z'imiyaga rwaguye, tukongera tugatangira bundi bushya. Bugacya tukumva ngo rwaguye. Cyakoze ejo bundi numvise amakuru ko yapfuye, abanabira bahagurukiye. Wabona abantu bakamera kuka yarakabije. Nabyo mbihereye Imana icyubahiriza kubafata ku gakano
irabibona ko iminsi turimo atari no kugumya kudiringa nabo nta mwanya dufite. Aha bigeze tujya kuba ku rusengero kugira ngo duhangane n'umurozi, tukajya twubaka tunahaba tumera nka Nehemiya, ku buryo nazamuka aje kudiha nijoro tumukubita sentanara agatuza tukakamena, amenya ko twaje kuhataka urusengero turarwo. None wowe wageze no mu rwuzuye, kurwubahiramo Imana birakunaniye, kurukoreramo umurimo birakunaniye, ahubwo waje gukritika abo usanzemo uzi kwanariza. Ari abantu bagira amanarize kweli, iyo mwiga ntitwari kubakira. Yesu we. Okay. Uyu muntu kwanariza ni ukuri na segonderi ntawe yagezemo arimo aranariza umuntu urangije masters. Ako muri ni nkunguzi. Akiyaranje akavuga ko hari abavuze gutya wari kuhavuga gutya. Hari umwana waranyubahutse arambaza kuri telefone. Ambaza atari kwa magambo mazimita ati mazimise ngo kurikirana ati naye wanduye wa mwuka wo kwirirwa wigisha ibintu by'imigisha. Ntiyantumye tere ndiho ntazi icyo Uwiteka yambwiye kuvuga, aho nabivugiye ntiyahakandagiye, ntazi icyabo bantu baje basaba, abantu baje bisabira umugisha. Imana irambwira iti ubaheshe. Hari n'abaza bisabira imbaraga, Imana iti zibaheshe. Hari n'abaza bashaka gukira ibyaha, Imana iti batuze tere turiho ntibarazikandagiraho. Iyadutumye ntigeze ibacamo, nibacamo ngira ngo ntibari kutwemerera ko dufata mikrofone. N'iri jambo rivuga ngo Imana iguha umugisha, mubivuga ugahituza ntabyo mwavuga turabazi. Abana b'abahungu bati ntayo turi bwubararire, birangira babashyize mu itanura ryaka umuriro. Ababashyizemo nibo baguyemo mbere, nibo umuriro wasumiye mbere. Ako akantu murakumva ukiramo kasoro gatwara. Ababanazemo nibo umuriro wasumiye mbere bagezemo. Icyakora koko kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu zo kubaho abandi bapfiriye, bivamo inyungu zo gutabarira abandi basize agatwe, bivamo inyungu zo gutanga amarira abandi bari kuririra, bivamo inyungu nyinshi. Tera hareruya noneho. Aha yego ngo mu gitondo cya kare Nebukadinezari aza kubaha morning. Yabuze amahoro araza kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe. Bivamo inyungu nyinshi. Izi nyungu mbega inyungu. Abana bavuye mu gihe cyo gupiganwa ryo kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe, tugiye kureba inyungu bivuyemo. Ibi bintu bivamo inyungu. Turabizi ko ibi bintu bivamo inyungu. Gabanya ifemba, wishaka guhembesha ari bwo ukiza, wishaka ko Imana igutabara ari bwo uje. Gabanya ifemba, natwe tuhamaze imyaka n'imyaka nta n'ubudiyakoni baraduha. Hinda gake ubanze ugende gake, ubahiriza n'amategeko usanze. Hari ukuntu mushaka guhita muza ngo aho mwari muri ngo mwayoboraga wari igitifu uyobora umurenge, iri ni itorero, genda gake. Abana b'abahungu bamaze kuvamo mu gitondo, Nebukadinezari ababwiye ati mwaramutse, Imana yanyu yabarinze. Ati yaturinze, impamvu yo kuturinda ari wowe ntitwagucumuyeho, ari niyo mu ijuru ntitwagucumuyeho. Twebwe twagendanye kuyubaha, tuyubahira naho twapfa. Twashatse ko binandikwa no mu mateka ko hari abantu bapfuye bayubashye, ariko duha iminsi yo kugira ngo ubanze wimenyekanishe ko natwe tumenyekane, tuba abasitari ko twubashye Imana, tubanze tunandike izina ko tuzanye Imana mu gihugu hose. Nebukadinezari ahita avuga ngo Imana ya Meshaki na Sadraka na Abednego
umuntu utazayisenga azatemagurwe n'urubyaro rwe ruhinduka icyavu. Itegeko rirasinyirwa nta nama iteranye, abana bahita bubahwa. Hahita havuka ikibazo gituma umuyobozi ararota inzozi ziramucanga. Naho kwa kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe birimo birashakisha inyungu nyinshi, birimo birashakisha inyungu nyinshi. Muri 2024 birimo birashakisha inyungu nyinshi. Uyu mwaka ni umwaka w'abantu bubatse Imana bakagendana nayo bakagira umutima unyuzwe, bagiye kwinjira mu nyungu haleluya cyane. Haleluya. Inyungu zitarimo amanyanga, inyungu zitarimo ruswa, inyungu zitarimo gupapira. Izi nyungu abantu bubashe Imana bagiye kuziserebura, kuzenjoyinga, kucaya mukiramo akaziki mbanga kasa wega izi nyungu zaje inyungu inyungu zo kubaha Imana. Haleluya. Erega nibi mubona mfite hano inyungu zo kubaha Imana, ibi ntabwo byava harawe usigira ngo hari umuntu mbitwaje ngo ndabitarura nimugoroba n'ibyanje. Izi ni inyungu zo kubaha Imana. Izi ni inyungu ntabwo ari ubumuga, ni inyungu. Ngaho uzanyera ko umugore ufite ibiro 98 wirukanka nkuko niruka. Ntuhocinga muri siporo yigeze gucanganyukira. Kwedura ukuguru nkakukwedura nkakugeza iriya kuko bidahura nuko ngana. Uri mu nyungu ntabwo. Uri mu nyungu n'igisambo kiraguha. Uri mu nyungu zo kubaha Imana n'umuntu udatanga shiduka guhaye. Akicuza nyuma arangije kuguha. Uri mu nyungu zo kubaha Imana n'umuroza arabutegura agashiduka ari uburiye barakaburya. Nuko izuba ritararenga mba mbateye umwaka. Erega mfitanye bifu nabo abarozi, mfitanye bifu nabo kuko bari mu bantu nkubita ijuru rikampangira umugisha kudihamo. Bundi yo ntaragukubita ndanabimura ariko kandi nkabimura nabi. Umugabo kwirukanka na kera akakumara ubwoba. Mari imyaka 11 ntarashaka hejuru y'abarozi. Gusa umuntu namukinana uwo muntu namukinisha mubona. Nkwita imfurange nyitwitane n'igikoko, njyari igikoko ntari igikoko hejuru y'abarozi. Ubwo namubona nkamukinisha. Nwita umwana wa kabiri bantera bankubita amahembe arindwi. Aviramo se hashika aturagurika. Kuva 2011 n'ubu sinakoga amazi ashyushye akonje hejuru y'abarozi. Ubwo umuntu wamukinisha mubonye ndakwanura ubundi ku buryo uvuga uti muye n'umugore. Ko na Bibiliya yarabangabije ngo umurozi kazi ntuzareka abaho. Kandi harageze ngo tubahindire hejuru ijwi ryabo riceceka. Ariko n'ubundi barakubiswe nuko bihagararaho nk'imbwe ry'uruhu. Witeka arabakasiriye mubona ukuntu bakanura nk'uruteja rurabije. Abarozi inzozi zirananiye bahamagaza babahungu. Abarozi zirabananira, abapfumu zirabananira, abacumyi zirabananira. Bahamagaza Daniel ahageze inzozi arazisobanura ati icyo gishushanyo warose gifite umutwe umeze, igihimba kimeze, amaguru ameze, iryo buye wabonye ni ingoma ya Mesiya izaza gukubita ibintu byose bika. Arangije ati hita ufata ubuyobozi ati reka nsize abahungu 3 twaruhanye
ntabwo nafata ngo bagenyene tugende bazamure barangije baba bayobozi mu gihugu hose. Kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi, bahinduka abayobozi mu gihugu. Nimba ukunda Imana ukayubahisha uzaba umuntu ukaze. Abavugaga ko nta cyiza cyava kwa Marigarita, havutse umwana w'umukobwa Nyirabagenzi Alice ukaze. Nijye wavuye stress n'agahinda gakabije, mama nijye umukorera counseling. Nijye wamufashije kwiyumvamo ko azaba akaba umukecuru uzarama agize imyaka 90 n'inkuma ajya guhinga, kandi nzafeta yubire y'imyaka 100 kubera iki yabyaye umukobwa uzi kubaha Imana. Nijye ushinzwe gufata umuzimu wose bohereza nka miga. Niyo mbya ati narose nabirinda munigira Kigali sinirirwa ntega ntamuniga. Niyo hagize umuntu uzana mutwe munini gushaka kumustressa mpita mpamagara ubuyobozi bubishinzwe kuri RIB ntinyirasi ku bwabo Marigarita cyane umutekano, bagahita bahamagara bati tukibivuga uwo mukecuru arindwe. Ubu n'umurebe aravuga ati mumurebe gace mukobwa wadahamagara. Kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Nibavuga ko iwanyu mutabyara umaze imyaka 10 utabyara, bahimisha kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe, abana bazizana uzabyara uzara n'abaminisitiri n'abagitifu n'abadogiteri. Iyi nda yawe ujye ubwira ko ifite abaminisitiri abagitifu n'abayobozi. Si wavuze ko ntazabyara ntiyasabye se mubyara gata ntabwo uzabyara ntuzashanga. Ubuse ko nashatse nkanabyara uzapfa udakize umukene wambara gutya. Sigaye nanasuzugura Satani nkabigeza hariya bikagenda bikurura. Ubundi izindi stress abantu bamaze gukira stress batagenda baje abagureka. Nta stress nuko nta stress. Kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Kotire boshaka tekoshaide nere kire boshaka. Haleluya, haleluya. Wivuga ko bigucanze, wivuga ko Imana yacu idatanga ubukire, byagucanze aho wanze kuyubahisha, byagucangiye aho wanjenze kugira umutima unyuzwe, ukajya kujabura amasezerano ukavuga ngo reka mbe nitabaje. Hinda gake twarategereje turahondagurwa, bakajya barya dukanuye amaso, nkajya ngenda n'amaguru mvuye mu murimo w'Imana, mfite umwana mu mugongo n'Umuhamudu yakoni nimumfashe nkorera Imana. None urashaka kuzana ifembo, urashaka gusubizwa ari bwukije. Hinda gake gabanya umuvuduko, Imana ibanze kumaremo n'ibyo uzanye, kuremo ibyo bintu ukuye mu burayi. None wavuye mu kabyiniro urashaka guhita ujya muri groupe imbaza Imana nibwuje, urashaka kuzana stile zo mu kabyiniro, urashaka no kuzizana ku ruhimbi. Banze ureke Imana gucura umenye uburyo n'umuntu ufite amaguru meza yambara umwenda muremure. Banze umenya ko n'abateye neza twambara ibigera hariya n'ibirekuye. Banze ureke wiza kutuvangavangamo stile zo muri Kaderake ngo uzizana na hano wituvanga. Banza wubaha Imana, ukuragumye tuvange nawe wivanga. Tujya dusubizwa ukanuye amaso, utinda gusubizwa ujya mu byaha, ubundi tukurya bya data ukanuye amaso. Gabanya ifemba, banze wubaha Imana ku buryo ugenda ukumvira ubashywe. Banza wubaha Imana ku buryo naho utuye babona ko yubashywe. Banza wubaha Imana ku buryo na muka Potifara amenya ko mutaryamana. Noneho uraryamana n'abakozi bo mu rugo, se ubundi muba muri mu biki? Ubundi umuntu w'umugabo wasezeranye ivangamutungo, pasiteri agafata Bibiliya, agafatanya ibiganza by'umugabo n'umugore, akavuga ati cy'Imana yafatanije ntihakagire ugitandukanye. Mwagiye mubanza mugatega n'amatwi amagambo bavuga, icy'Imana yafatanije ntihakagire ugitandukanye. None uvuye hirya iyo ngiyo uje kwiha kuryamana n'umugabo wabwiwe ngo icy'Imana ifatanije ntihakagire ugitandukanya, wigize inkunguzi.
uje gutandukanya uwo muntu. Iyi uretse n'amarira y'umugore, iyi ndahiro yonyine irakuvuna. Hari abantu bigize ibyihebe, mama pasi, hari abantu bigize ibyihebe mu rwego yinjira mu rugo rwasezeranye imbere y'Imana, akajya kurusenya yitwaje uko ateye, akajya kurusenya ashaka imitungo irurimo, akemera akisiga imiti, iyo miti igafata. Hari abagabo namwe ntazi ukuntu muteye, mufite imitima yoroshye ndetse ikarenga koroha, ibintu byose muracakira, ibyirabura muracakira, iby'inzobe muracakira, ibiteye nka primus muracakira, ibicuramye nka mitsingi muracakira, ibifite imisatsi igera mu maso muracakira, ibintu byose bateye nk'imodoka zagonzwe muracakira, abareba imirari muracakira, abafite ikibuno kimeze nk'inkoni y'ingwe muracakira, ibintu byose mwabaye caci, wibagiwe ko wasezeranye ko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. None urupfu rw'umukobwa ruteyemo, rurabatandukanije. Mubwira ko ibyo bintu Imana muri uyu mwaka itaje kuba ijije kuko irazana ibisubizo, ifite n'inkoni yo gukubita abantu bigize inkunguzi mu rwego usenya urugo rwubatswe n'Imana, mu rwego umwana ava mu ishuri kubera wowe wagiye gusenya urugo. Kandi mufite uburyo mwadukiriye ingo zasezeranye, basi mujya no ku mbobo ngenzi zanyu, ariko murya umwungu musire ibamba, kuko ibi bintu Uwiteka arabatutse mu buturo bwe bwera. Kandi mu bintu bimubabaje ni ukubikora ukaza ukasenga ukabyigabo ukaririmba, ikiri gukora nicyo kiri kuruta icyo wakoze. Byo kuza ukigira nyoni nyinshi batara haleluya bavuga ngo nimuvugire ngo Imana, ukarya umuziki kuruta bawuguze. Ibi ntabwo biza gukunda muri uyu mwaka, kuko urabanza uhegame abera bataraje. Ibi mwigize ngo muri abanyabwenge, mufite n'itegeko ribarengera. Tuvuga gatoya mukitwaza itegeko mwize hariya muri kaminuza, ugashaka ku itegeko wize muri kaminuza urizana mu idini bagutenze, ugashaka kuzana amategeko aya ntabwo ari ubukore, no ntabwo akora. Ubwo hari abantu bize agukubita ingingo y'uburenganzira bwe, ntacyo abashumba barabubahariye babiha Imana. Mugiye guhangana n'Imana, abashumba mwarabananije mwigira intagondwa, ariko iraje. Iyo iraje kandi ije neza, ije kubikemura mu kinyabupfura. Ujye kubona ubone iguteresheje rivansi utya, uzatera rivansi utya usubira inyuma aho waturutse, usubira inyuma aho waturutse, kuko bitewe n'inshyushyu y'i Kigali, bitewe na 5 bitavunje, iragusubiza inyuma. Reka dusenge Imana, ndasoje. Ariko nimba Yosefu yarageze imbere y'umugore w'umuyobozi akamwifuza ngo basambane, umwana ati nubaha Imana. Kabiri, ngira umutima unyuzwe, nitaye ahantu nyuze, narabitswe ko napfuye, babibwira data ajya ku kiriyo ndiho. Nanyuze mu rukobo, naragurishijwe, bene data bakoze ibishoboka byose kugira ngo banzimanganye. Aya mateka y'ibyambayeho ndayibuka, Imana irandenda. None nyakubahwa madamu, sindi buryamane nawe. Asigarana umwitero, ikimenyetso cy'ikinyoma. Umwana w'umuhungu ajya kurya gereza y'ubuntu. Igihe kiragera Imana imurebeye muri gereza. Icyakora koko kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Umwana yavuye muri gereza barota inka 7 z'iminanu n'inka 7 z'imishishe, zimira iz'imishishe ziragumya zirananuka, bayoberwa uko bisobanurwa. Bazana umwana w'umuhungu wandikiye amateka muri gereza, wuzuye umutima unyuzwe, wuzuye kubaha Imana, wuzuye kuyubahisha. Araza aravuga ati, nyakubahwa, ndi munsi y'amavuta yawe,
inka 7 z'iminanu wabonye n'imyaka 7 y'inzara igiye kuba mu gihugu. Hanyuma 7 z'imishishe wabonye n'imyaka 7 y'uburumbuke igiye kuba mu gihugu. Batukiraho igitekerezo birasaba umuntu wubashye Imana akayubahisha akagira umutima unyuzwe. Ibi ntabwo biri bukorwe n'abantu bize kontabilite hepfo, birakorwa n'abantu bize kontabilite y'umwuka. Niba bashobora kujora ibi bihe bivamo inyungu nyinshi. Ebyiri barangije bati Yosefu tukugize umuyobozi w'ibiryo. Ariko network z'ibiryo kuri Yosefu zari zatangiye kare. Mbabwira igihe network z'ibiryo zatangiriye igihe agemurira bene se ngo ageze i Dotani bapanga kumwica. Rubeni abyumvise aravuga ati dore yikoreye ibiryo. Network z'ibiryo niho zatangiriye abagemuriye arokorwa n'ibiryo ajyanye. Naho network zata erega ibyacu byatangiye kera, niyo mpamvu babirwanya n'ibisembere byaje kera. Anyuma rangije ahabwa kuyobora avuga ati ukuyege n'uyu mugore nkugize uwaka ugiye kuyobora igihugu. Kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuze. Muzayibeshe irindi Imana ntizagira umuntu wongera kuyivuga nabi ngo itinze kumusubiza ngo nisubize. Irasubiza abanzu yubahe, iratabara abanzu yubahe, yubaka urugo abanzu yubahe, abanzu yubahe, abanzu yubahe. Ibyo dushaka byose irabifite. Abanzu yubahe ibyo dushaka irabifite. Mubanze muyubahe. Narabavumbuye musige munywa n'inzoga ngo ntaho byanditse muri Bibiliya ngo mwarize cyane ngo mwize na teology ngo murangije imyaka 6 ngo ntabwo bigeze babwira ko kunywa inzoga ari icyaha. Ariko mwari duritse muranakabya. Reba we ukaza no kurya igaburo. Ibi bintu ntibihura. Inzoga ifunguro ryetse, inzoga kurepeta, inzoga gutanga igaburo ibintu bidahura. Ariko aho ubundi mwinywera mutubare muyijyana mu makote mukanywa mutashye, kandi kuntu muri n'abakene munywa bwa bundi bunuka naho unyuze ntimunajijisha no mureshi karete birushaho kunuka. Ubundi mugushijwe n'inzoga za danje za Bondi 7 ntiwayigondera, ugushijwe n'inzoga y'icyuma mwicupa mu gacupa we. Subwo muziziki abandi barimo baranywa za nzoga zimwe na dogitera kwandikira akavuga tuyinyweye ibiyoka biracurama. None wowe uri kunywa izitwika umwijima. Ejo bundi mama Ariane sengera basanza ndwaye umwijima irabica. Arewe apotre bakaza n'ukuru ntabwo undi mukabasezeranya. Usora akaza akigiranyo n'inyisha akitera parufe hepfa Nyabugogo yakanyweye akaza nawe akagusheta ngo aragukunda za pejo kagukubita imitomo 6 ati n'ikimenyimenyi n'upfa bazahambege tindagukunda bakakwerekana akanywa mugajya mu murenge akanywa mugasezerana akanywa bakagutwikurura akanywa mu mezi 3 wamara gutwita akanywa nyinshi uko umwaka ushize anywa zose nyuma y'imyaka 2 akabagiye wese naho yatangiye pora rero mwihaye kunywa uyikura mu icupa gukura mu bagabo. Ibi bintu byajijisha mamwigiza muri abarokore mu inzoga ngo ntaho byanditse. Icyambere irakunuka ho zibaze erega ziranatunukira nuko tubihore muzamuzinuka mu bitugu ntacyo tukavuga tuti Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Kangero wigirira amazuru aho akurura ibintu byo muri metero 6. Ubu giye wiyumagaza imbere umwinzoga mba nakurangije ntirwe njya mu mwuka. Abandi mwihaye kunywa utuntu ngo tubasova ngo dutuma mutananirwa. Hari umwana w'umuhungu ucuranga ingoma ahantu ariko bizahatari mwana ku buryo icuranga abanyamubiri bakajya bamanukana nayo. Amunsi umwe ndamwana ariko ako kantu waje unyweye kari gukora atemwe mwana mani mama ati yo nta kanyweye sinshobora kuzivuza.
nzi n'undi bakodesha kandi ubwo ni korari zo mu barokore bamukodesha kuri soro araroza ariko anywa sigara. Noneho akaba ari umudamu w'umusirimu ugira parufe z'imvaburayi ngo abanza kukamupuriza kugira ngo nibinjira mu rusengero katarabura. Noneho ngo isaza ko kamwe zigeze ngo yambara gitari bamuha inota akagenda atya. Wawe n'undi ushinzwe kumutera akantu ati itsimba ahantu usameho. Akaza agacuranga bakaririmba babacurangira n'abahetse. Ariko ibyo bintu Imana izagomye ibirebe niyo yaba ari so wanyu. Nanjye ntiwanyinisha ngana ni Imana nanjye imikino ntiwayizana nagutera sentanari. None ibi bintu Imana yabihaze dore kandi impamvu ubona abantu batacyuzura umwuka wera ubona ububyutse bwabuze mu itorero tunasenga tuvuga tuti mwami nyiribihe tugusabye imbaraga bose ngo ce, tugusabye ryayerekwa bose ngo ce, tugusabye za mpano zazimye bose ngo ce, tugusabye kugendererwa nawe bose ngo ce. Wagera aho uvuga uti Imana fungura imigisha y'amafaranga bati igo Mana yego turayakiriye ariko mitwe nsigaye mbona. Tugiye kubwira Apotre agiye kudusengera mu kanya ariko adusengera yagira turashaka ko ubwawe usobanura icyo uri cyo. Turi umupagani nuri n'umukirisitu uri bera byombi ibiro byose bikorera muri wowe. Ntukonje ntubizi ntuguye ntukijijwe kandi hari ikintu waburanye nacyo cyitwa umugisha. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga ndi Imana ivubira imvura babi n'abeza. None wanze kuba mubi wanze no kuba mwiza uri hagati no hagati. Niyo mpamvu ubona umubare w'abantu benshi bakeneye. Cyo kintu nyivuze gace ariko ni kinini. Umubare mwinshi urakeneye mu nzu y'Imana kubera yarababuze mu bapagani ngo muhingure urumogi rumeze gushamo imvura. Yarabuze no mu bumana ngo mwuzure umwuka wera isuku bukira mwibereye ahantu hagati. Kandi aha hagati nta purigatori muzabona kuko twebwe iwacu ntituyemera. Byibuze ngo uzacungire ku kantu kitwa purigatori uvuga uti rabanze ncariza muri purigatori nsimbukire mu ijuru. Kwidahari purigatori uzajya gushana na so wapfuye atageze mu rusengero. Uzasanga nyoko wapfanye inkono y'itabi. Uzajya gushana n'abantu bishe abantu 10 umunsi umwe. Tuvugisha ukuri nk'ubu ko gukizwa bito byoroshye ni ibintu bidasaba kukwishyura kugira ububyutse ni ukwemera gusa. Ntabwo twakwinginga Apotre akadusabira imbaraga n'imbabazi duhagurutse twese tukavuga tuti nyakubaha Imana iri mu ijuru turakwinginze. Uyu ni wa munsi dushaka kwinjira mu mateka akomeye yo kukubaha, tukinjira mu mateka yo kugira umutima unyuzwe. Kuko ibintu by'umutima unyuzwe ni ibintu byafata icyumweru cyose tukigisha amahame yo kugendana n'umutima unyuzwe, tukareba sapoti y'abantu bagira umutima unyuzwe. Ibi byonyine byo kugira umutima unyuzwe bikongerera n'umushahara imbere ya boss, imbere y'umukoresha. Kugira umutima unyuzwe bikongerera imishahara. Kugira umutima unyuzwe bigutera andi mapeti mu kazi. Turabinginga mu mbaraga n'ubushobozi bw'Imana duhaguruke tubwire Imana tuti Imana tugize Imana tumenye ko byapfiriye mu kutakubaha no kutanyurwa. Duha izindi mbaraga. Nkabaza ngo muri iri teraniro nta muntu ushaka kwakira umwami Yesu nta dini ugira ariko no kutagira idini none nabyo biri mu bundi buntu mu bintu bibi. Upfuye ntitwabona ntiwabona aho bagushyingura, ubonye sheri ntiwabona aho usezerana. Uva mu buvumbyi. Hano hari umuntu waba udafite idini, waba utarakira umwami Yesu, waba ibi tuvuga atazi n'ibyo ari byo akavuga ati jyewe nimba naringeze n'amahirwe nkakira umwami Yesu nkagira adresse. Waba uhari ngo uzamure ikiganza uvuga uti jyewe ndashaka ko munamurikira Imana
hirya y'iby'umutima unyuzwe no kubaha Imana nkabanza nkakizwa. Nta muntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo azamure ikiganza tubanze tumumurikire Imana nawe tuzajyana mu ijuru. Nimba uhari zamura ikiganza. Turabona nawe, turagira ngo twinginge Apotre adusengere kandi tunamwinginga ngo nasengera aba bantu yirukanemo n'indwara, atwirukanemo n'indwara, atwakira amagara mazima. Indwara yafashe mu nda ivemo, yafashe agatuza ivemo, yafashe umutwe ivemo, ifashe amaguru ivemo, yatejwe n'abantu ivemo, yatejwe n'imirire mibi ivemo, yatejwe n'ibyorezo ivemo. Ikintu cyitwa indwara ahite adusabira amagara mazima, dukorera Imana dufite amagara mazima. Karibu Apotre. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho wa mbere y'umucunguzi y'imizi byawe nishimye. Nsingize Yesu